nabateze amatwi ndabumva ariko ibintu byose bavuze bose nta na kimwe cy'ukuri kirimo. turashize. Witwa nde? ni emi nyawe Semuhungu aceceke. Ndabona na Brian Manishimwe ari hano. Ibi bintu aba bantu bose wibye izina rya Emi Ikinege. Komeza. nta kibazo. Uri Ibi bintu byatangiye uwitwa KNC yateguye match ya Rayon Sport. Mu gutegura match ya Rayon Sport yifuza aba influencer bagomba kumufasha muri stade Amahoro. Inama ya mbere yarabaye iraba hazamo n'abanyamakuru ba sport. None kubera ko bari benshi KNC akavuga ati abanyamakuru ba sport ndabafite ariko nkeneye abandi bantu bari buze kuzana abandi bantu bari ku ruhande batajya baza mu bintu bijyanye na sport. Godfather uri kunyumva? Mwese mwumve ahantu iki kibazo cya Eric Semuhungu wenda n'abandi bantu cyagiye gituruka. Mu bantu uwitwa KNC yifashishije umuntu wahamagaye abantu ni umuntu witwa Ndahiro Valence Papi, niwe wamamagaye ahamagara Blaise, tumanuka ahantu yari ari Kicukiro, turagenda dukora akanama gato. Abanyamakuru bari bahari barabizi ba sport. Uwitwa KNC kuko yari afite icyo ashaka, buri muntu aramubwiye ati kubera ko mbafatiye umwanya wanyu reka mbahe amatike mwakoresheje. Ubwo abanyamakuru ba sport bose bari bahari bagenda babwira bagenzi babo yuko KNC ari gutanga amafaranga. Ibi bintu mu byumve neza. Twese turagenda bajya mu kazi kabo, abandi barongera baragenda, turongera nanone dukora indi nama yabereye kuri TV1, ababizi barabizi. Ariko witwa Eric Semuhungu, uwitwa DJ Brian, uwitwa DJ Marno n'abandi bari bavuganye na KNC ku giti cyabo kuko abo bari aba DJ ndetse n'abahota n'abantu baza kugomba gususurutsa abantu. Abandi bantu bongewemo ni umuntu witwa MC Muyango. None abanyamakuru bose ba sport bamwe na bamwe abari baje muri ya nama bakuwemo kubera yuko KNC yavugaga ati n'ubundi abanyamakuru ba sport barahari kandi nzazenguruka ku binyamakuru byabo, ngomba kuvugana n'aba influencer tugategura uyu munsi, kubera ko wenda ni nk'urugero nka DJ Brian azi nk'umu DJ bakora nabi kajyanamo neza, nyine ibintu nk'ibyo birategurwa. Abanyamakuru ba sport bose baza guhagurukira umuntu witwa KNC, baravuga ngo kubera iki yifashishije abantu bo muri showbiz, abanyamakuru bakora ibintu bijyanye na sport akatwirengagiza. Niho hahereyeho kurwanya ikintu kijyanye n'umukino wa Rayon Sport cyangwa se n'abantu bari bateguwe n'umuntu witwa KNC. Abanyamakuru ba sport yewe mereye no kubo dukorana bamwe na bamwe banze kujya bavuga ku kintu kijyanye na KNC. Lorenzo nimba bizi ari hano. Abanyamakuru bagiye muri press conference yabaye kuwa gatatu, uwitwa KNC kugira ngo abone abanyamakuru ba sport buri muntu yagiye ahabwa ibihumbi 20 ngaba bari hano, ntago ndi kubabeshyera. Lorenzo nibyo abanyamakuru baje bakajya muri press conference ya KNC bakora sport bahawe amafaranga kuko bari birengagije kuza mu bintu bya KNC kubera ko yari yashyizemo aba influencer. Babonaga harimo DJ Brian, babona harimo DJ Marno, babona harimo DJ Caspi, babona harimo DJ Crash, harimo DJ ndumva arabo ngabo bari batanu. Uri kubyumva? Noneho aba banyamakuru bose ba sport bagira ishyamba umuntu witwa KNC kubera ko atabahaye umwanya ngo baze gutegura ibintu byabo. Ikiza ndi kubivuga umuntu witwa DJ Brian ari hano. Abo banyamakuru bose ba sport mugende mukurikirane mu kiganiro aba bo kuri Radio Rwanda bakoze na ba Lorenzo barimo. Hari ahantu umuntu witwa Kwizigira avuga ngo ibi bintu bya KNC ngo nako akagombye ngo kuba ngo hari match ya APR na Rayon Sport ngo abafana ngo amakipe ngafite ngabafana
ngo ni ikipe ya PRFC ngo ni ikipe ya Rayon Sport, ngo ntago yaba yateguye umukino, ngo hari umukino mpuzamahanga ngo wa APR, ngo tujye kuzana ngo ibintu ngo bya Gasogi ngajya bijyana kuri TV1. Ibyo bintu byose, ibi bintu byose by'amakimbirane muri kubona byaturutse ku ba influencer Kenisi yahaye umwanya abantu bakora siporo bamwe na bamwe ntibabyisangemo. Icyabaye none ko umuntu witwa DJ, umuntu witwa Benda ko yabyinnye muri stade ko bitabaye ikibazo, yarabyinnye, abantu benshi bari muri stade. None se kuba Semuhungu yarabyinnye muri stade Amahoro ntiyari yambaye ubusa? Abo babyeyi bajya kuzana abana babo muri stade bari bazi yuko Semuhungu ari buhaze. Ibyo bintu mujye mubitekerezaho. Ahubwo aba banyamakuru ba siporo benshi bagize ishyari, bagira umunabi. Mumbwira ibimenyetso byose ndabifite hano, ndabifite. Hari groupe y'abanyamakuru ba siporo yari yakozwe, Kenisi arangije abona ko abo banyamakuru abafite, aravuga ati iyi groupe aba bari hano, umbwire ngo screenshot y'urubuga rwa Kenisi Gasogi United irimo abanyamakuru n'abafana ba Rayon Sport, bari aba banyamakuru nabo baraje, bamwe baratutswe, ndabifite, umbwire ndagufotorera mbiguhe. Kenisi abona aba banyamakuru arabafite, akora indi groupe y'aba influencer hatarimo umunyamakuru w'imikino n'uyu n'umwe. Ibi bintu byose rero muri kubona bibajijisha byavuye ku ishyari ryagiriwe umugabo witwa Kenisi, kubera ko yahaye aba influencer akazi, abanyamakuru b'umupira w'amaguru ntibibonemo, n'abagiye muri press conference ya Kenisi bahawe 20,000. Niryo shyari ryo kumurwanyiriza ibintu. Ibi bintu rero byose muri kubona hano bibabeshya. Dore ngo Brian ari hano, Semuhungu kubyina muri stade, ninde muntu utarabyinnye muri stade? Ese mbaba ibintu mwabonye muri stade Amahoro uretse ubujiji n'ubugome n'ubutindi no gushaka kwangiza ibintu by'umuntu, ni igiki kidasanzwe mwabonye muri stade Amahoro? Ni igiki cyabayemo kidasanzwe kiba? Ni igiki? Lorenzo ngwino hano nkubaze, ngwino fungura mic yawe nkubaze. Lorenzo fungura mic, nafungure mubaze. Lorenzo zamuka nkubaze. Harahiye Lore Emi ukoresha imvugo itahuranya, iyi ni space friendly igamije ku oya na bya friendly ahangaha baba ahangaha ntabwo baba bashatse ko ibintu bya friendly biba. Iyo bashaka ko ibintu bya friendly biba ntago nabo bari kubishyira ku karubanda, yari guceceka agafunga umunwa we. Yari guceceka. Komeza Godfather, jya inbox yawe nguhereze screenshot z'aba influencer bari barimo na groupe y'abanyamakuru ba siporo n'abantu baba influencer. Bareke gufata umuntu witwa Kenisi ngo bamwifatire ku gahanga, bareke gufata umuntu witwa Semuhungu ngo bamwifatire ku gahanga. Abanyamakuru ba siporo bifuje kwivanga mu bintu bya showbiz, baje mu bintu batazi. Nibareke nimba bashaka ko noneho aba influencer n'abantu ba siporo bahangana, nibaze tujya mu kibuga twerekane fact, nabo berekane fact zabo. Ibyo bintu ndabitegereje bimpe. Ahangaha ntabwo abugiye kuba umurigata birato. Oya, reka mbiguhe kugira ngo nutaha aba bantu bajye baza n'ibintu biri fact, baza n'ibintu byanya byo bajye bareka kuzana urwango mu bantu. Semuhungu ni igice yakoze kidasanzwe ngo kigenda kahambirwa, izana ibyo bimenyetso. Oya, ariko Godfather mu by'ukuri usubiye inyuma gato, niba Semuhungu yari yamamajwe ko azajyayo, umubyeyi we watwaye umwana we yamutwariraga iki? Naho ngaho aho muri kwereka sindi kuhemera, mwe muretse gato. Mrs Gateka umukobwa ufite munda nkaho urutozi. Emi agiye Singles Connect, ubu turi kuvugana. Nizere ko abantu baranga bose ariko bamaje kugana Single Connect kabisa. Singles Connect baragomba kuyigana munda nkaho uruyuki. Bagane Singles Connect, mbibutse ko iyi niyo company mfite ndi kwamamariza kuko nakunze ibyikora, mureke tuyigane. Banyarwandakazi, ni muze mushakane mubyarane umuryango waguke, muze mushakane n'abanyamahanga tubyara ibyotara.
Gateka fata ijambo Emi ari kunyoherereza ibyo bizibiti, ijambo ni iryawe umva Mrs Gateka. njyewe nta bintu byinshi ugiye kuvuga kuko nayerekanye nyine ndi kubyumva nako kwanza ibi ngibi byo binamaze n'iminsi gusa ngiye ikintu kimwe nje kubabwira mw'abantu mwe sibyo hari ukuntu nyine mufata ibintu mukaza kandi noneho mukabica hirya hino muzi n'ukuri mu by'ukuri abantu 2364 ntago hano harimo abantu bafite ubwenge pe sibyo muri ibi bintu byose murimo muravuga muri ibi bintu byose byabaye kuri stade Kenisi rwose mumukuremo pe Kenisi mumuvanemo Kenisi yarateguye ariko sinawe wahamagaye aba influencer we yavuze ukuntu igikorwa yifuza ko cyagenda sibyo yavuze ukuntu yifuza ko igikorwa kiwe cyagenda hanyuma rero abari bari muri timu yiwe harimo Ndahiro Valence Papi hari harimo ba Jihadi hari harimo na ndibaza ko hari harimo n'abandi bantu bo kuri TV1 baramubwira ati ariko kugira ngo ibintu bigende neza kugira ngo uno mukino witabirwe cyane nuko twashyiramo aba influencer sibyo hanyuma rero bakazaza bakabanza bakamamaza kwanza bamara kwamamaza mugashyiramo n'aba DJ uri kumva bakazaza gutanga show ndabyibuka igihe kimwe twagiye mu nama baravuze ati se ubu ni ngombwa ngo duhamagare n'abahanzi baravuga ati ariko ko nta mwanya munini tuzaba dufite wo guperforminga abahanzi twabareka wenda ubwo tukazajya tureba mu masho yandakurikira cyane yiganjemo nyine ubwo umupira wa Gasogi ko twazajya tubahamagara sibyo njyewe mu bisanzwe nsanzwe nkorera Reyo sibyo Reyo ndayicurangira kuri nyine mu bintu by'abareyo nkunda gucurangamo sibyo ariko urumva yari umukino uhuza Reyo uhuranaga we uwo ngo ko yamparikiye mu mwanya mubwira kurema iyo modoka ye vuba vuba urumva sorry ibyo ngibyo byo byabaye ryari imbere muretse gato ibyo byabaye mbere y'umukino cyangwa nyuma y'umukino ibyo ni mbere y'umukino ibi bintu byanabaye bimaze n'igihe kinini cyane iyo modoka bari baparitsemo yari iyande oya sorry uretse gato oya ibyo by'imodoka nta hantu naringiye okay uretse gatoya narindi gushaka kugera ahantu ngomba guhagarara ngo mvuge nitonze urumva noneho rero Kenisi bazana proposal y'abahanzi baravuga ati ubwo dufite umwanya mutoya abahanzi bashaka kudaperforminga nkuko babyifuza reka dukomezanye n'aba influencer dukomezanye n'aba DJ sibyo mu by'ukuri Kenisi nta muntu numwe yigeze avuga ngo uyu ninge wamutekerejeho ngo reka muhamagare ndabyibuka turi no mu nama yararimo aravuga nk'uwo ngo DJ kama ni DJ mwana we ni DJ Crash yararimo aravuga ati nge nago ndakubona ucuranga ariko nigeze kukubona bakejo niba gupostinga ati niho nakuboneye sibyo ntago nyine Gasogi yego wenda president wayo ni Kenisi sibyo ariko nk'ibintu bijyanye n'aba influencer numvise umuntu hano umuntu mukuru arimo aravuga ngo ubwo se ngo nimba ngari byo bari bamuhamagariye gukora ariko bro namwe nimukazajya mukabya vraiment sibyo niba uhamagaye Brian naguze ikintu Brian azakora reka mbabwize ukuri ukuntu kuri stade byagenze tugezeyo Eric nawe yagombaga ngira ngo wenda kuvuga niba ari ukuvuga ariko baramubuza baramubwira ati ntufate mikro hano muri stade sibyo icyo twabashakiraga yego ati icyo twabashakiraga kwari uku influencing abantu kugira ngo baze sinibaza yuko Kenisi igeze ananavugana na Eric Semungu ku kibuga cy'umupira ntago bigeze sinigeze mbabona ko twese twari duhagaze ahantu hamwe sinigeze mbona Kenisi aza kumubwira wenda ngabubwire ati twadukoryo twavuganye uze kuza kudukora nta kintu na kimwe bigeze bavugana rwose abo banyamakuru ndabyibuka igice cya mbere cy'umupira kirangiye bakoranyeho abari bahari baravuze ati abanyamakuru bese duhure sinzi iyo bavuze ngo bagiye guhurira nibaza ko ubwo nabo bari bafite indi nama bagiye gukora sibyo rero biratangaje kubona nibyo ejo bundi twari turi kuvuga nimba uzi yuko umuntu nimba dashe shu 1 minute okay sawa uri kumva biratangaje ejo bundi nibyo turi gukora space niba uzi yuko umuntu agufitiye nako nta nubwo ari amabanga niba uzi ko hari ibintu ushobora kumukoshona cyangwa kumukorogoshora agashyira hanze kubera iki njye ntabwo nari nzi ko Lorenzo kabisa avugana na Semu nkurikije amagambo Lorenzo yavuze ntabwo nari nzi ko we na Semuhungu bavugana pe kuko yarabyamaganye ngo kubera ikiga ibintu ngo nimwe mwiteye umwaka ngo mwazanya abatinganyi ngo kuza ngo kubye bro ntago Kenisi yasabye ko bamuzanira aba influencer bashobora ku influencinga igikorwa cyabo kandi ndahamya neza yuko abari bari muri stade kabisa mwabonye vibe zihagije
mwabonye vibe zihagije, twararyohewe, twarishimye. Semuhungu ibyo ubwo bukoryo bwiwe yagiye kubyina hariya agakuramo t-shirt cyangwa akaryama hasi, nta muntu n'umwe. Lorenzo aramuhaka Brian ko agiye Lorenzo aramuhakinze ariko Lorenzo uziyongora urushyize ko yize muri university utari wowe umva Godfa nguhaye uburyo amagurupe yari yakozwe, reka mbimanike nguhaye boretse ese nguhaye Kenisi yakoresheje groupe afatanyije na Papi Ndahiro. Ese Oswaki wanzaniye Ndahiro Papi Ndahiro Valence. reka mukubwirire reka mubwire ashobora kuba atamenye ko ibyabereye i Yerusalemu. Brian uri gucika aho wabereye mu minsi. Brian uri gucika agufite network tumira ngabatinganye mumubwire abakose mumubwire ko atari kumwumva. Brian shaka hari network ari gucikagurika. Brian DJ Brian shaka network urimo gucikagurika none hagiye banza ugiye muri cave. Okay ahanga dufite bita metre simbi kwayo metre nabibonye igiye kubimanika hano nabipostinze kambishireho. Brian ntago turi kukumva mumubwire ariko ntabwo yumva Godfather. Reka turebe ukuntu tumubwira. Gateka Kagame Brian shaka network ntabwo wumvikana. Sinzi niba urimo kutwumva wowe. Ntabwo atwumva habe namba 10 kandi yafatiyeho. Anyways mwihanganire nabona network turamusobanurira. mumanure ongera muzamure. Brian reka tubanze tubwire Brian ntabwo twakumvaga. Ese ko nari no kumubona Sinzi kan ari he no kubona mumanuye yamanutse none se ari he bonumwe ago muze shiramo wagira ngo nyine ba ikintu nyine cya impossible. wikasi ari hehe none uri kumubona none namumanuye Godfather. ari he yesi ndo no kumubona namumanuye ariko even no Emi telefone Brian kuri telefone bisanzwe umubwira aho agarukira. asaravuga ntamubona. Something is wrong. Ero ni mask gasopo tunganya ibipima bya Brian ntago tuzi niba utwumva. uramwumva utamubona wowe uri kumubona hari umuntu uri kumubona namumanuye kiza wo kwisibo fungura mic yawe ibisi kigerageza muri move gukorwa. Oswaki uranyumva Oswaki ugisabe Godfather mutinga bose turebe. wamumanuye n'uburyo bigenje sindi no kubibona. Namumanuye kabisa. Twakomeje fata ijambo gate ukubita bangura. Yego sha umva nge narindi ndababwira ariko nubundi numvisha uyu nguyu nawe simbizi numva ari kubisubiramo ngo abo bamuhaye ngo platform sibyo. Ngewe ntago njana kuvugira ngo Semuhungu ibyo yakoze ni mukuru, nabona ko ari bibazabihindura, nabona ko atari bibi ubwo azabikomeza. Ngewe ndimo ndavuga Kensi watanze akazi. Kensi yatumyeho abinfluencer bari muri team yiwe barahamagara. Godfather ujye umbwira ko ndi kukumva kugira ngo ntaza kongera kubura network ukambwira ngo ntabwo kumva ariko mukanya ndaza gufata side kuko bitewe n'izi message mbonye hari ishari ry'aba hano harimo ishari kandi ngewe ndasaba ko ahubwo rikaze nkubwire ahubwo Kenisi agenda agiye kurega RB kuko yaramuharabitse hanyuma kukize none aba banyamakuru mwoga hambirwa mwereka tubabwire ko ubu tuvugana influencer turabarusha agaciro mukora ibintu bitari byo
ahubwo ngewe ndibaza abantu bakorera hamwe influencer kandi nta kazi umva mugifite turi no muri stade buretse nkubwire turi no muri stade nuza igice cya mbere Maître Jado kirangiye urongera gucurika agatoki ndagucurikana nako umva mana we umva turi muri stade igice cya mbere kirangira bakoranyeho baravuga ngo abanyamakuru bose bamanuke ngo bahurire hasi sinzi ibyo bari bagiye kuganira sibyo ngewe ikintu nari ndimo ndababwira Kenisi kuba yarahamagaye influencer bro watumira abantu buri wese aba afite imico yiwe utamenya ahantu yayivanye ntabwo umuntu muherukana niba mwirirwanye niba mubana niba musangira ntubuze ibintu ari bukore sibyo nge ntabwo nibaza ngo kuba Kenisi ngo yarahamagaye ngo agahamagara ngo Semuhungu nari ndikubwira ngo Semuhungu tugera kuri stade bwa mbere nge uko nagezeyo ndi kumva numvaga ari bufate mikoro nawe akavuga ariko Kenisi ari mu bantu ba mbere baje baravuga ati MC ni Muyango ntihagire undi muntu muhereza microphone ntuza Semuhungu yavuyeyo atavuze turi kuri stage turi kubyina ntabwo habyinnye Semuhungu gusa ahubwo wenda nuko Semuhungu we ubwo yabyinnye ibintu bitangaje wenda abantu badasanzwe bamenyereye mu ruhame ibyo bintu ni ahantu namwe bigomba guhurira na Kenisi mwabanyamakuru mwe niba Kenisi yaravuze ati influencer niba mbona bari bunkorere influencer harimo aba DJ nabo bari buze bagacuranga sibyo ikibazo kirihe kandi ko hari harimo n'abanyamakuru b'urubuga rw'imikino sibyo bari bahari bro kandi nabo ndibaza yuko batatahiye aho ngaho bagenewe wenda itike sibyo Lorenzo nk'umunyamakuru mwiza abantu w'icyitegererezo nawe ntabwo wari ukwiye kujya ngo uvuge amagambo uzi neza yuko uri ikigaragara cyo ntabwo washakaga Semuhungu nibaza ko wabwiraga Kenisi kuko mwakomeje kugaruka muvuga ngo bikasiriye ngo bazanye ngo abatinganyi babara bakasira sibyo ahubwo wenda mwakabaye muri kugira inama mukavuga erega bro umuntu arakosa nejo yakosa nejo bundi yakosa mbere yo kujya kumushyira ku karubanda kujya kumutaranga uba wamuhamagaye byibuze uvuga ati Brian namubwiye ngo ibi bintu nabireke inshuro ya mbere arabikomeza inshuro ya kabiri arabikomeza wenda uvuga ati uyu ntajya yumva ntago yumva reka noneho ibye nawe tujye tubishyira ku karubanda igihe cyose utahanuye umuntu utakosoye umuntu ubwirwe niba yarakoze biriya mwakabaye muri kumubwira ati ibyo bintu wa mwana w'umuhungu we ntago tubimenyereye hano kandi ntuzabyongere ntago ari byiza sibyo ariko wikibasira ngo Kenisi ngo kuko mwe twebwe yaraduhembye man ndi mu bantu yahaye amafaranga nashakaga ko nari nambwiye ngewe ndara nkora ijoro niba nakoze Friday ukaba ushaka yuko ejo saa 5 tugomba kuba twaje gusetinga twaje muri sound check saa 5 z'amanywa mugomba kunyishyura amafaranga menshi of course kuko nago ndaba naruhutse naryamye wenda nzira ayo mafaranga nagiye kuyashaka niba umuntu yarafashe amafaranga akahereza buri mu influencer yashakaga sibyo ni munabyubahe yuko na Gasogi ifite ahantu ivuye ifite n'ahantu igiye ngewe curangira reyo sibyo mu bitaramo byinshi bya reyo mba ndi kubacurangira wari umukino uhuza abareyo ugahuza na Gasogi ikindi yazanyemo imyidagaduro bro mujye munashimira innovation aba yazanye mu bintu byanyu kuba byonyine yaza kubaka stage akaba afite good sound akazanamo aba DJ uri kumva hakazamo aba MC ikindi hakazamo n'abinfluencer benshi man ibyo ni ibintu mwifata ibintu bibi ngaba ari byo muvuga gusa kandi hari n'ibindi byinshi yakoze bro Lorenzo ejo bundi twarahangaha kuri space turi kuvuga niba uzi ko umuntu agufitiye ibintu byawe wa muntu we wimubwira amagambo amucokoza ku buryo yahita afata bya bintu byawe abitsa akabishyira ku karubanda none se wowe uri muraza uravuga ngo Semuhungu yavuze ngo ko yatanze igihumbi ibyo ni iterabwoba ntabwo umuntu yakubye igitekerezo none se ari we na Lorenzo nibyo babanje kuvuga ibiki mushyira ngo ibyo ni iterabwoba none se ni gute avuga ngo ibyo bintu byo kuvuga ngo umuntu ntazashyira ibintu hanze kubera ngo afite ibintu bye tuzibe kuko abantu bafite ibintu byacu se hari kimino bigize naribi nyine oya ntago ari uvuga ngo muzibe none se nk'ubu ngubu ari Lorenzo na Semuhungu iyo Lorenzo atavuga kuri Semuhungu yari kumuvugaho katamuvuzeho se before ubu kuvuga kuko abantu bavugana n'abandi bihita biba igifungo ku rutugu ntago ari ikibazo nyine none se reka nkubaze Lorenzo we yagayaga iki ko yaje bakavuga ngo abatinganya sinarinzi ko ahubwo nawe yavugana na Semuhungu numiwe buriya ntago narinzi ko kabisa Lorenzo yatinyuka no kwandikira na message nimwe nka Semuhungu kabisa ahubwo kandi message nyambandikira icyo zivuga umubwira ngo ntago ngo nkunda smile yawe yego none se ko nyikunda none se kandi ntukankunde nge narukundo none se ko nkunda uruhara rwa kabano nkunda uruhara rwawe none ubwo ko nkunda uruhara rwa kabano oya reka nkubwire bazabikoresha ngo intandaro y'uruhara n'amaso Kenisi mugomba kumwubaha yakoze ibintu abandi bantu batarakora bro
yahaye aba influencer munashimire ko hari n'imiryango kabisa amaze iminsi yarafashije nanjye iwanjye urimo ko yamaye amafaranga nifuzaga ahubwo wowe kuba ataraguhaye ayo mafaranga cyangwa kuba ataragutumiye mu bintu byiwe nibyo byatuma se umwandagaza ibyo ngibyo iki none ikintu gitangaje ikintu kibabaje noneho kurusha ibindi urabizi ko iyo umuntu akorera ku kinyamakuru cya danje aba agomba nawe kuba umuntu w'umudanje ufashe radiyo y'igihugu ugiye kwivugiraho ibintu byawe wishakiye none se ubu nabo bagutumye buriya nta kenisi wigeze atuma Semuhungu ngo ukore ibi ngibi Semuhungu niyo yaba yaramutumye Semuhungu arwaye ibibembe suko bibaza abo abana bacu ngo babibonye abo bana banyu ariko uretse gato Gateka amakuru ari kungeraho ngo nuko Semuhungu na Lorenzo ari inshuti magara ibi ngibi babikoze kugira ngo boosting izina rya Semuhungu oya man ibyo byo hoya byibagirwe kuba Lorenzo na unanarebe na chat zabo nago Semuhungu nago yamusubizaga cyane kandi avuga ko yagikirye banzu unyumve Lorenzo na Semuhungu nago ari inshuti cyane ibyo byibagirwe nta nubwo ibyo message atari inshuti kandi Lorenzo avuga ko Semuhungu yasibye ibyo yamubwiraga yamwigishije guteka se oya nyine icyo murimo muravuga nuko murimo murashaka kumvisha nuko muri gushaka kumvisha abantu 2400 yuko izi ngizi ari prank barimo nta prank barimo bro biri seriye izo zo nanjye ntabwo nemera ko zirimo banyarwandakazi mu kanya ibingibi by'ahangaha tugiye kuva mu buryo bakoresha ikibuno n'igitsina tuve mu bintu by'imyidagaduro mu kanya mfite space aho tuba dufite abasesenguzi bagiye kudusobanurira intambara yahitanye abantu 180 ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi aho bita mu Kibira ni abantu benshi murahamo bamwasamye murabasama bamwahurujwe n'ibigi mwogahambamwe mutazi biri kubera ku mupaka ibi bintu nakasa ariko nawe ntukazajya utukana reba abantu bangaye bose buri kubwira ayo maga wagiye ndakwiyamye ikorera imizigo yawe my friend warabatijwe genda wikorere vana umugogo uri mu jisho ryawe ndeka yagwa mada ariko warabatijwe mba narabatijwe cyane kabisa ndagusetse Yesu ari muri nge gutukana ni icyaha Yesu ari muri nge Yesu yarayobye ariko Yesu ayobate ahubwo nawe azakubonekere kubera hari ujya uri kuvuga ukavugira hejuru musengera umunsi kundi nawe ubamo isengesho rya Imana irindindi Godfather tuzanye nyirabayazana uyu muntu niwe muntu uburetse gato uwo bita Ndahiro Valence papi aho yuriye indege akajya mu bihugu by'amahanga akajya i Burayi agarutse avuga ko yitegereje agasanga aba influencer bafite agaciro kurusha abanyamakuru b'imyidagaduro Kenisi aravuga tuvuye i Burayi nani Ndahiro papi undi ati yego ati nshakira aba influencer baze hano abaribo bamamaza uyu mukino aba banyamakuru bafite inda zaguriye ibitsina bise basesengura imipira mbataye ibishanga Ndahiro papi ndashaka ku buryo nkwakira amahana guhamaganga kunyitaba ni waragiye uragahita uhindura WhatsApp namba ugazana y'Iburayi uraza kubidusobanurira nyuma y'iyi nkundura n'iyi nkubiri